muze ni karibu muri isanga mumeze muteze ndabona usharamye ubukecuru bwagushizeho ntabwo ari ko wamenya ko ari wowe byuriye b'abakobwa bose Imana irakora da Imana irakora byo iyo wayizeye yewe ndabona urugendo rwanjye ari ruhire kubera iki kubera iki atabyaye amavuta da reka icyangenzaga ndabona wagira ngo ni Imana yagiteguye yego se mbese ko usanze nta turi mu nkono aribwo turi kubishaka ubu rero nkamera nka wundi wagiye gutira imfizi bakayimutanga reka ubu narinje ngo nk'udushyimbo ndebe ko nahurura umutima maze iminsi njya mutibikanyi imereye nabi rwose gusa neza aribwo two tubimaze se uramakuru twabiriye saa sita ubu nibwo tugiye gutera uramakuru utungutu uramuha dukeya ngende nteke niyo nanywa n'utumininwa twatwo nahurura umutima ntacyo wanga uri butegereze tubibize bishye da oya uramutwe njya kwitekera kugira ngo nanjye profite utwo tuminini ntabwo wabibisi se njye kwitekera kugira ngo nkwe kuri utwo tuminini agatangaza uri kwiganirira ariko ntabwo ndi kuganira ni wowe uri gusaba ibishyimbo bibisi se ntabwo nduheruka ihangane urazana agasahani ndaguha kuduhiye da oya uramuture utwo nitekera kugira ngo mbonemo n'utumininwa mpurura umutima mbaye nizere kuri kwikinira ibyo bintu ndi kumva ntabwo ndi kubyumva ugasaba ibishyimbo se bibisi se ntabwo ndi gukina iyi ni ingemerimo ingemeri nk'umugabo atuguriye ngo duteke niba uyiguhe bigende gutya agace nakanda ko nabiteka muki none se gihe icyo cy'ingemeri we urampagace nyine gira oya pe turinganize mu ruhe rwego koko iri yanjye none se ubu ngubu ubucuti se namabwo ko ari kwisi ibyo bintu nabimukorera wampaye udushyimbo nkajya guhura umutima mwana wa ihangane rwose ntabyo nguha rwose wampaye dukeya oya pe kandi ndakomeje nizeye kugiye kumpa udushyimbo none uratunyimye koko wakwihanganye mwana wa dogwa kamata gutya agashyimbo aho umukobwa aguye udatereraho utwatsi oya ibyo ngibyo ubizi nabi ubwo bucuti bwo ntabwo dufitanye urabeshya ubwo bwo ntabwo urabeshya pe ese koko nambwira ngo ingemeri imwe ngo nyicemo kabiri ngo nk'umugenzi wanjye umpemo gace nawe utwara kandi ubwo si ibyo bintu ntabwo binabaho rwose icyakora wenda uduhiye twe dore duhiye turatubuka naguhaho duke ariko duhiye ayo mamininwa se unywa mamininwa uri ihene ariko ukondora se uri akanyana oya utumininwa burya tuvurana bwacye ntabwo uzi ko amamininwa ari meza uwo mutima bwacye ndabizi ntayo urwaye umutima kubera ko wahennye wahita uhuruka ukaba muzima ntayo urwaye ndabizi rwose ntayo ndwaye ariko kwirinda biruta kwivuza uzivuriza ahandi uwo muti sinkubonye uzirindira n'ahandi ubwo bushobozi ntabwo mfite nzi kuri bundenge oya pe byanze reka mpaguruke haguruka wigendera njye reka mbishyireho ndangiza yego nubwo ngo herekeza umugoroba urakubye ugira urugendo rwiza kandi suhuza abandi diva we uri hafi iyo safuriya urangije kuyoza se ndarangije diva akira ibishyimbo ugende ubironge neza ushyire mu nkono se diva cyane nkubaze icara hano uriya mukecuru uvuye aha ngaha wamwumvise namwumvishije umuntu asaba ibishyimbo kandi ari umukire imikiri barazana amamodoka agaparika ibiki abantu b'i Kigali bakaza umanza araje kureba ibyo turya da bariya rero niyo abandi baba ubu ngubu tuba dushyimbo natwe ntituduhagije ukuntu tungana umushyire umwe ibyo ntuzabigire mwana ntuzasabirize ni umuco mubi naje gutara amakuru aje kuko duteka ingemeri ampaye umushono asanze ari imipapa we yanguriye gusa ko nagenda gusa iyo mbi akira mwana akira genda urongo ushyire mu nkono ariko nagatangaza
umukecuru arizunguza mu magurubu bwacya mu majava agakomanga ngo aje gusaba ibishyimbo iwanjye. Ntabyo nguhaye ngewe mwene rwose, iyo mico ntabwo njya nyishyigikira. mbega kirere waya namwizeraga nk'inshuti yanjye magara, njya kumusaba udushyimbo ngira ngo mpurure umutima, none ambereye inshuti idashobotse kandi namwizeraga. yaba we nta mpano yo gutanga afite, kandi ntago azi ko gutanga bihesha imigisha kuruta guhabwa. ayiwe